Shiri. Karame. Hari ikintu nyine nshaka kubwira. Numva natekanye. Kumva udatekanye? Numva natekanye. Kubera iki? Urumva? Undyamyeho. Noneho umutima uri gutera cyane. Waje dukunavuyemo. Kuko man ibi ni ikibanyarwanda. Nyine mva nkubwira. Hari ikintu nari gushaka kubwira. Nyine hari ikintu nshaka. Mu nda hari kundya. Subwo warite kumera gutyo. Ibintu ni ukuri kw'Imana biteye isoni. Ibintu ntabwo ari iby'abantu nyine badakundana. Nkukoreho. Numva ntacyo bitwaye. Ariko nyine n'undi mfite ubwoba. Yabura kunjye gutitira. Dore no kuri kw'Imana do. Ibintu byihorera. Pfa nyine mubwire. Hari igisubizo nyine umaze igihe kinini ushaka. Kandi utegereje igihe kinini. Wabize undeba. Ngahumva nakubwiye mwana wawe nakubwiye kandi ugira gutya. Aha. Se umugore mwiza. Karame. Mbona wicaye aho ngaho. Byagenze bite? Yewe dore ndagushaka guharura kino gihuru dore cyabaye kinini ntabwo nabyiviramo. Nitinyira inzoga zitazadusanga mu nzu. Ubyihoreye nzahareba uko mbigufasha. Njye nabaza nkaharura ibi biri hafi aha ngaha wenda biri uzaba bitemana. Ariko ubyihoreye nitinyira inzoka nzakwereka uko tubigenza. Turagiharura ariko. Niko se. Karame. Ntabwo ngufashe iyi suka. Karabo kanjye. Yego sinzanye bya birabo binini bya bindi by'abanyamugi. Ariko naka sinakabura. Kandi ndabizi yuko usobanukirwa icyo mvuze. Turahumura neza. Urakoze. Ndashimye. Kanyibukeje kera tugikundana rwa rukundo rw'abana. Urukundo rw'abato. Rw'abato ukuntu wajya kunyitaho. Rero burya urukundo ntirusaza. Yego. Njye mpora numva umunsi ku munsi umbera mushya. Ni ukuri kw'Imana. Ku buzima bwacu. Amakuru turaho bisanzwe ariko akavura karabuze nyine. Imvura se ariga burya buri kintu kigira igihe cyacyo izagwa ariko se ariga turanagora wa muntu we ngaho imvura yabuze abantu twashakuje iraguye turashakuje turinda shima se buriya oya ntabwo ari ndashima burya mu buzima ibintu birahindagurika ariko buriya wamenyereye ikintu kikagucaho kikagenda ngigaruke wibaza impamvu. So nishimiye guhura nawe nitwa Rwema. Njyewe nitwa Rwema. Betse gatoya. Rwema? Yes, Rwema. Ndikwibeshya se. Rwema se twese tuzi umuntu numva ukomeye umuntu atapfa kuvuga uko abonye. Sinzi na ari Rwema ukomeye ariko izina ryanjye rirazwi.
rizwi hano mu Rwanda ndetse no hanze. Sinzi wenda niba aricyo bita gukomera. Mfite companies nyinshi ariko izwi cyane nikora ama meuble de haute qualité ku buryo nda exportinga ndetse nkajya n'ibyo ni importinga nanone urumva kambaze ngushimire ko hano umuntu w'umugabo urakoze cyane n'iby'agaciro guhura nawe. merci beaucoup bimpaye icyizere ko nicaranye n'umuntu ndashyikira ahubwo reka nisengere. Bon, ndumva mu magambo makeya ndumva ndubu. Gusa nubwo izina naryumvaga cyangwa ntuzi mu bikorwa ariko isura nayitegereje mbona hari ahantu muzi. Sure. Nyine numvaga kambanze nshira ubwoba. Amazi y'abasoda, amazi. nyine hari igisubizo maze igihe kinini nyine ndeba gusubije kandi ndabizi ko ukeneye ko musubiza icyo gisubizo. Ndabizi ko wansabye urukundo cyane. rero nanjye nshaka kugusubiza nyine. Ntumbwire hoya. Toze ko zimose ko uri bumbwire hoya mugembe nasinyize ndyame mbaze byakire kuri bibumbwire mitengaruka cyangwa mbinywera amazi. Ngari byo ngiye kubwira. Nganse. Niyo. Nanjye. Tonde igira gutya murebe neza. Si warike. Nyine. Nanjye. Kan bate kuri natama. Subiza. Nanjye nda. Kamaze nebeze. Ngiye kubona igisubizo. Sumvija kutari bumbwire hoya. Bivuze ngo urambwira yego. Mana shimwe. Narasenze mbisengera. None umunsi urageze. Ndaberewe. Nyine nanjye. Natuma niruka. Ngo bivuze iki? Subiza. Reba mama urukwima azumba mu bushaka iyi. Ari uzaba umunebwe. Nani ryamiye ndi kwirotera ngeze ahantu heza bamaze ku ni buraje rambyutse bunda mama ndeka nijyamire nsubireye. Uryama ati byuka kanongere ndote. Ntago wandyamana niyo. Byuka ntago wandyama. Ngaho reba ndi kurota sinsubireye. Wise ko cyaje kuryama hangaha nta buriro ufite. Ari igihe numva ameze nka cyagiye nkikubona bwa mbere kwa kuntu numvaga ameze yamashagaga y'ubusore ariko nawe wanjye ubuzima bwanjye bwose nta nubwo njya ntekereza ubuzima bwanjye udahari. Oya ntibukabeho rwose. Ibi rero nibyo mba nifuriza muri umuntu wanjye kuzagira umugabo muzima, umugabo umukunda, umugabo umutetesha, umugabo ufite no mu mutwe hazima bazi. Ariko humura byose bitangwa n'Imana. Ubu namaze kwiyakira Imana ikizamugenera nikizabibona ko kimukwiriye. Gusa ntibikuraho ko nakwifuza ibyiza. Nanone bikora ko namwifuriza ibyiza ariko twese tumwifuriza. Ako se tukiraho. Yewe mama wanjye asigaye mutinya. Ive se? Nsigaye mutinya, asigaye yitwara ukundi kuntu ntazi. Gukanyagwa ejo duherutse kuganira muri iyi minsi. Ndamubaza nyine ubuzima bari babayemo i Kigali.
cyane ibyanjye muserereza ngo yananiwe gutereta arambwira ngo afite ibanga ndamwoshyushya ndamushukashuka ngambwira iryo banga arambwira ngo afite ibyo yize ngo afite ibyo yiteganyirije ngo afite ubundi buryo ngo agiye kubigenza ko Nyamboga akamukunda ko natinye ko muri umuntu washobora kuba yaragiye mu baruzi. Oya Eve ntabwo ibyo bintu yajyamo. Eve ni umuntu wize nta nubwo yabyizera ibyo bintu. Ariko nanjye rero nagize gutya ndabimubaza buryo urabona cyagiye aza tukabiganiraho ukabona arimo kudukwepa kwepa. Nagize ngo ni kwa kundi nyine ko avuga ziga mujyana ku ruhande. Ndamubaza uko bimeze nyine ndamwerurira nyine ikibazo cyanjye. Ko nanjye yaryumye hora. Birashoboka ariko nanjye nguciye mu ijambo. Iyi sura yawe nanze guhita mbikubwira direct ariko urabivuze nyine ukoze hasi unyibutse ibuye. Nanjye iyi sura yawe hari ahantu n'abanyizi gusa ndacyatekereza ariko ntabwo hari kuza direct. Ndimo gukurura inzira zose nanyuzemo aho nabaye abantu twagiye dukorana hari akantu mbona duhuriyeho urutse ko ntazi ibyari byo neza ariko wenda nimbyibuka nzabikubwira kuko ndi gushakisha ariko byanyobeye pe. Danye ariko ntibiturangaze reka twiganirire. Abantu duhura henshi rero buriya. Urumva niba mba hano mu Rwanda nkakora mu Rwanda ukaba uri umunyarwanda nkaba ndundi nkajya hanze. Anyway ibyo reka byo kudufatira umwanya ariko byanze bikunze harahari. Yego reka nanjye nkwibwire wenda twaza guhuza ikiganiro bigatuma twibukiranya wenda akagira aho duhurira. Eje nitwa Kabare ndi umudokiteri. Kabare uri umuganga? Ndi umuganga mvura indwara zose, indwara z'abana z'abantu bakuru, donc médecine générale. Médecine générale. Oui, c'est bon vraiment. Nanjye nkorera hano hafi Kigali. Mfite umwana w'umuhungu mfite umwana w'umukobwa mukuru ariko nyina ntawe uhari. Ubwo mu buzima busanzwe nkunda akazi ndakora nkibera iyo ngiyo mvura abarwayi nta kindi. Uvuze ko ufite umwana w'umukobwa nanjye mfite umwana w'umuhungu ni Kinege mbana na madamu niwe twamubyaranye. Ngira ngo umukobwa wenda hari ibyo yakubwiye kuko natumye umuhungu wanjye. Ngira ngo icyo yakubwiye ni umukobwa se tuganira byinshi ntabwo ndabicushaka. Justement kuko burya niyo ufite umwana ufite kumuprepara neza ku buryo uguti azavemo icyo nshaka. So umuhungu wanjye rero yambwiye ko yakunze umukobwa wawe. Umuhungu wawe? Umuhungu wa Rwema? Umuhungu wa Rwema yambwiye ko yakunze umukobwa wawe. Malheureusement ntibari babonana kuko umuhungu wanjye ntabwo aba mu Rwanda. Bishoboka bite se ko umuntu ashobora gukunda umuntu atazi? Bo uyu muri iki gihe rero ndi kwirotera bamaze kunsubiza ibintu bigeze aryoshye uraje urambyutse ushaka iki? Ubwo icyo nshaka iyo uryamye mwishuka isa kwiriye uri umuntu w'umusore nkago mba nasone ufite. Subiza se Joni sebanye ntukaza kuryama hanze ubanze kuryama kwishuka kubera yuko ubuzi ko habasa nabi. Va muri ibyo byo kumesa gira vuba vuba. Ntabwo uzajya nkumesera uri muto zakumesera uri n'umugabo ufite ubwanwa. Bise bikubujije kunkura hano na niberi. Ibaze ko ndi kurota nyamba nshubije ambwiye ko nawe nkunda. None uraje uhita ubyutsa. Ibyo tugiye kugira ahantu haryoshye ngiye guseka nishime nawe yishime. Uhita ubyutsa. Are kapita. Zabyutsa n'imizimu. Yego. Zira nawe. Yego. Razire uri gutura inka umutima mubi nikubwiye nawe ko ari nge. Ndi kumuhoza se mubi. Ariko je ahubwo numva bishimishije. Nukuri. Kale cyaro kiri mwana ajya ukabya inzozi.
ubwo rero urundura ngo nyine ko biri mu nzira wasanga agiye kuzagusubira akagukunda kandi wese ubikupa umva n'inka yakurakariye. okay ngaho ryama ariko nk'uko ibintu turota urota Valence ariko kukurya ingumi mama ngwino hano. iki None iyo umuntu aruse bamuvuga ko bamukunda bigenda bite? nyine uba uri kurota ibintu byiza Ubwo agiye kunsubiza se? ahubwo tubita tubisengera kuko tujya mu misa tuzabisengera ahubwo igisubizo cyiza cyihuse agasombe sibyo Ku buryo ahita nsubiza. kubera ko urumva yaba yari kuzakwanga wenda nko kurotana ukamurota nko kugukubita cyangwa wenda ari nko kuza kwiryaho aguhema kugira gutya akuva warose ari kugukunda Ko inkirasetsa ko umwe biri mu biki? kuba warose ari kukubwira ngo aragukunda burara ako gatima aragafite Gaho rero urishimye se mwayagoranye. ntakundi ngaho ryama sha hariho network ziri social networks ntango byaturutse ko rero ariko di server yakumana natanze ntabwo iragira ko undi yabiri gutinda bose haraburi iminota mike cyane birabitunganya okay ni mutunganya ariko mu bitebutse tugere kuba kabisa reka bitonde nta mpamvu nta kitwirukansa nicyo nakubwiraga nyine umuhungu wanjye yakunze umukobwa wawe malheureusement nabura ko bari batarakabonana ariko none harambwira ati ahita bimbwira nyine ambwira ati nakunze umukobwa umeze gutya na gutya abimbwiye ndabantire okay niba hari icyo mupanga rero birasaba ko njyewe ntabwo nazajya ku ahantu ntazi n'umuntu ntazi musaba ko twahura nibwo rero yambwira ati okay ngiye kubikora abwira votre fille kugira ngo abibabwire ari nayo mpamvu ngira ngo twahuriye aha ngaha rero no kugira ngo tumenyane hato ejo duhure niduhura ne kunyuraho cyangwa nawe unyureho kandi ni ikintu cyiza cyane burya umuryango ugomba kwaguka ndumva mu magambo make ndumva ari icyo ngicyo niyo papasi yo guhura kwacu kandi ndabyishimiye mbona byiza ubwo hari abana babyifuje burya abana ntibagahuza imiryango ibyo bakora iryo ngiyo ntabwo tuba tuzi ibyo ari byo ariko iyo umwana afashe icyemezo nk'icyo ngicyo akavuga ati ndashaka ko umubyeyi uzahura n'undi mubyeyi mukaganira nibura ukazanamusaba ko yaduha umugeni nabyo ni byiza kuko ntabwo umwana wamureka ngo ashorere yijyane kandi waramutayeho igihe umurera ntabwo ari byo gusa nk'uko nkuzi nubwo tutaziranye cyane bihagije ariko ibikorwa byawe birivugira numva kuganira nawe ntacyo bitwaye kandi nta n'ikizabuza kugira icyo dupanga cyiza gifite imbaraga kandi gifite akamaro urakoze cyane gusa ntongeye ko tutazanye ubu twamenyanye ariko nyine ubu biratangiye gusa aho twahurira hose navuga ngo uyu mugabo turaziranye bon hejuru ibyo rero ibi byakurikiraho ibindi hagize ibindi bipangwa ubu turaziranye twahura tuzanye kandi urumva nta n'utugwana wowe ikintu cyose muzapanga ndetse n'iwanjye mu rugo mbahaye karibu murisanga muzaza mbakire neza rwose nk'ababyeyi ahambwe ngo afite imipango yari gutegura ngo afite ibanga rye ariko uko biri nawe yakubwiye ibintu by'amabanga se ngo afite ibanga ngo nyine ni ibanga rye ngo afite ukuntu ari kubitegura bafite ukuntu ashaka kuzabigenza ariko kangumara impungenge yive nta kintu kibi yakorera nyawe none se kuko ibyo bintu by'amarozi yive ntiyabijyamo none se ni igiki nyine agiye gukora cyatuma yirwanirira ikigaragara cyo yatinye kwerura no kubwira Nyambo ko amukunda cyangwa se yatinye kumutereta wenda ashobora kuba atanabizi njyewe ikintu navuze ubu ngubu ngiye gukuramo akanjye karenge sinzongera kubwira Yive ngo aterete Nyambo sinzongera kubwira Nyambo ngo Yive bizikore iryo banga rya Yive sinzi iryo ari ryo ariko ntego ubwoba naryo oya humura none nubwo ari ibanga rye ariko Yive ntiyagira ibanga ribi noneho kuri Nyambo gusa uzamuganirize ntazayimukire mwene mama ntabwo yabikora humura rwose ndabikwijeje
ntabwo yamuhemukira, ntabwo yakora, ntabwo n'ibyo bintu bindi bibi ntabwo yabijyamo. gusa nibanganya we Humura rwose. Oya shira impungenge shira aho. reka iby'ibanga rya Yves tubireke wasanga None se hari ikiza gihari Carmen. harakanwe nakuzaniye. Iye kariye se yimpa Oya uragasanga mu nzu kariteretse ku buriri rwose. reka Ususi ugenda. ndeka nze nkarebe ndaje ndaje Nakuzaniye igitenge gishya. Sheri mfite amatsiko. Ntakuntu Wamubonye uti mbwira ifoto yarambeshye kuriya namubonye nk'umugabo ukomeye w'igikomerezwa koko nibyo wowe wamubonye amaso kuyandi mbabarira umva ntugire akantu nakamusiga unambwira aho mwicaye umbwira ukuntu wamuzima nibyo mwariye nibyo mwanyoye ese anywa gahiye ese anywa imitobe umva ndakwinginze mbabarira umbwira amakuru yose bimeze bite wamubonye uti ubu nashyushye sijya warota kugera hano. Sheri icyo navuga cyo nuko ifoto ntacyo yabeshyeho. Ni umugabo w'imibiri yombi ufite ibigango ukunda kogosha ubwanwa. Ni muremure nka kwa kuri namubonye. No kuba muremure ntabwo ari muremure, araringaniye ariko po ni muremure uko nawe ngeze sindi muremure cyane mpaka nawe turareshya wese kwandusha ibigango. Ubona ko yakoze siporo nkeya ntabwo ameze nkanjye. uti niwe wazikoze nyinshi. Njye nazikoze. Ko n'abanyakurusha ibigango ra. Kundusha ibigango. Ngo ntari yakurushije na siporo. Ngiye mu ifoto niko nabibonye. Iyo umuntu afite ibigango ubu se kumwana gutya iyo umuntu akoze gutya ubona baworoshye. Ubu ntureba tugiye nyine duhagaze hariya ukazana ukuboko kwa nanjye nkazana ukwanjye bavuga ko ari byo uyikora. Buriya se nyine uko mfite kunini. aho wakisha. Umva ngaho twikomereza nyibwirira yewe mfite amatsiko. Yego pe none se Carmen mwese kunzanya ahangaha ni amahoro. iyi ni amahoro. Urumva narategereje kuza ko twase tuguye no kubiryo ndaheba. Nubanye ko ufite amatsiko yo kubamenya pe. Ngiye mba ndi hano kenshi cyane nabuvandimwe mba naje kubasura. Gusa ubwo nyine nuko makunda nta kindi. Ubundi ubuzima bwanjye bwose ni Kigali. Gusa na mukuru wawe yaramagashije kenshi cyane umuntu amuhure mu nzira yakumira. So nibyo cyakora wenda ibi byanwe nibyo byabaye byinshi bigatuma dusa. Wowe umusha n'akayobe. Ako nuko abayirwa ahangaha yagiye mu murima yagize gute. Ngiye nkaba ndi hariya ndi mu nzu kenshi. Abiriya niyo mpamvu. Iyo za Kigali se bimeze neza. Na amahoro mama niyo. Nako zadusubira. Nigiye bafite n'utuvaka n'utuneke. Ariko sibyo ko atari ryo ryo narabwana niyo rakakuzana ariko zadusubire mu rugo yarigeze dufite amata. Oya nta kibazo. Ubundi kera ukuru kwabaga hano muri quartier yacu kuno ubundi twabagaho ahako ndabona bitangiye gucika. Nukuvuga ngo umushyitsi yo yazaga yabaga ari wowe w'abantu bose. Hawuzo wamenye ute ko mari? Mwasi mwicaye hehe mwariye ibiki ese gahiye bimeze bite? Twahuye turaramukanya kuri telefone gusa yahantanze. Aho tugomba guhurira. Wishe isaha? Ntabwo nishe isaha ahubwo byatewe na embouteillage kuko nagiye twavuganye mbere ko ndi muri embouteillage. Yego. Turahura duhuza urugwiro nyine turamukanya. Bona umugabo ugira urugwiro mbese mwiza nkanjye nk'umukobwa we. Mwiza nkawe ufite umutima nk'uwanjye none. Ahubwo bivuga utyo ubwo ni mwiza nk'igikobwa cye we kibacu. Gusa ariko nkimukubita amaso akiva mu modoka. Yego. Ese ngira mu iki akantu donc urabona iyo uhuye n'umuntu ukabona haraho umuzi ukabona kandi ntumuzi donc urabona ukuntu bumeze. Donc j'étais dans l'ambiguïté nayo muri ambiguïté ariko noneho turamukanya. Ariko nawe yaza kugira ahantu wenda yabanzi yajyaga wenda bo sinzi ko umutima wabyakiriye gusa wenda nkuko ndi muri dilemma nashaka ko ari muri dilemma afite kuri muntu muzi niba kuko twarahuye twaragiranye contact imeze ukuntu. Wabona gumeze nkaho umuzi rwose yanciye mu jisho nasanze amaso ataraya. Nako ndacyatekereza
ntabwo ndi kubona ahantu twaba twarahuriye pe ntabwo ndi kuhabona neza ariko nawe ni bya bindi yewe by'ubusaza umaze gusaza burya aho tujya ni habi wasanga ari nk'umuntu wamwitiranyije wenda ni nk'umuntu mwiganye kera muri universite cyangwa se n'uwo mwakoranye muri kampani runaka none ega abanyarwanda bajya bavuga ko abantu basa bose burya abantu biganye rero ikintu wakwibagirwa n'izina ariko nabwo kugira ngo wibagirwe izina ry'umuntu mumara imyaka 2-3 ni karare ntabwo ari ibintu bipfa kubaho natekereza se twahuriye mu ndege mukoze urugendo wenda rurerure kurya abantu bagenda niyo bakoze urugendo rurerure musa naho mwamenyanye wasanga bamwitiranyije wenda n'umuntu mwakoranye urugendo ese twaba twarahuriye muri meeting runaka okay sava tuzajya imburanza natinye kuhita mbimubaza direct yego kugira ngo atanabifatana yego atumva ko wenda ndashaka umucenshura ukuntu kandi twari duhuye rimwe mwari iki rero yego erega hano hantu ni hati umuntu wese ugeze hano niba ndi umukuru w'isibo ntago mbizi ndaramumenye da iyo ari se kaba bimbwiye na Valence ubwo n'abandi bose bahise babimenye ndavuga rero kajya gusuhuza umwana atazahura no mu nzira nk'umuntu akamuhungabanya ntanamuza ariko ndabona ari byiza naye nibyo rero ngiye nitwa Yves nanjye nitwa Teresa ndi Mama Niyori Mama Niyori yari n'imfura yanjye wanjye nahise nkumenya ukabona bucura Yesu umenya kubera Niyori nyine byose byora kukumenya sha Niyori rero niba ari igikundiro Imana yamuhaye abantu benshi baramuzi aba yisanze ku bantu mbona nta bintu byinshi cyane afite nicyo cyiza cye yega Yves nibwo ibyo rero byangenzaga n'akari kananje kukubaza nyambo heruka kumbwira ariko nubise binsekeje ngo wabonye ngo umuntu ngo Kigali gusa ngo na Niyori ahubwo nani bagiye kubikubwira n'uyu Niyori neza ubundi ngo baravuga ngo abantu ngo basa nk'intobo nta tandukaniro kereka ikintu kimwe kwambara ingofero no kuba ufite ibyanwa byinshi reka we uzi ko abantu basa nta kintu bapfana ariko buriya nanjye nsa n'abantu benshi none se Yves uwo musore n'umusore umenye nyine ameze ati nyine mu nshingurire reba Niyori ahindukire gutya ari kugenda ni we neza hano gutya barasa mu maso reka uriya kuri Niyori avuga se nawe niko ameze oya we nyine ubona ko ni umuntu ufite utuntu twinshi cyane afite mu mutwe nawe afite zino telefone koko unari kumufotora ukama ifoto yiwe koko ndumva byinshi bishe ntamuzi ya mufemite mufotora gutyo ngo nzajye kwereka abantu ufite nimero yiwe ariko oya baba yibaze disi cyakora njye namuhaye yanjye kuko iyo umuntu aje gukoresha telefone cyangwa aje kuyigura muhereza contacts ku buryo nagira ikibazo zongera kagaruka abantu tuba dukwiye kubana nyine tubanye neza twubahana kuko niba umuntu mushobora guhura ukabona umuntu asa n'umuntu kandi bataziranye nta hantu bahuriye ahubwo se kuko turi mu ishusho y'Imana kumbona nyine bisa nk'ibigushishikaje oya ibyo bisanzwe ni ibisanzwe ariko akunda inyama yitwa ingiga kahore inyama yitwa ingiga urayizi ingiga ni atari igiti se urabona igiti yego noneho ingiga irusa igiti nka data zibaho nazo cyane bashyiraho inyama rwose imwe itagira igufa ariko kinini ku buryo kutaranjyana kukirya icyo kintu aho hantu ku ngiga nzakujyanayo kumva ujya unyibe tukajyaho wenyine ubwo wayimenye utengeye tutari nyine ingiga twageze dusanga kuri tarifu handitseho ngo ingiga singufashe oya shehe sawa yuko ibyo tubyihorere karagaciyemo ni nyine mwaganiriye mwemeza ko muzajyayo gusaba irembo twahanye gahunda twifuza ko wenda twakongera guhura rimwe nk'umuryango twayipanga neza urumva turamutse duhuye byabasaba biramutse bibaye ngombwa ariko bitanabaye ngombwa nabwo twabipanga tukaba twagera niba nta kibazo gusa it's a good news for Kiraman. Wow. Yes. Umuhungu wanjye ageze mu bihe noneho yumva yishimiye pe. Gusa ikintu namubonyeho ni umugore intellectuel kandi ucisha make nano iyo umbonye kirikona n'abantu rwambaye twari duhuye uko nabitekereje ni umugore intellectuel ku buryo naje kugira impungenge ziteye gutya si jamais amenye ko umuhungu wacu abeshya umukobwa
we ko ari mu diaspora ese icyo gihe azadufata ati sheri ntabwo ujya wiburira mu bintu byose wari wanywa amata wajye kubona umuntu arengeje igikakarubamba ibaze nk'ubwo ako kantu kazanye uti wavuze ko Imana izabikora tubyihore okay Imana izabikora ukagira inka amina kare kose si wajye uvuga gutyo ubwo ni ibyo ariko vraiment il est vraiment gentil wow oya hora ni ba mwana wacu nuko gerageza guhura n'umuntu aransuhuza arampobera cyane nguraho ngo yangwe nguraho ngo Delphi arampobera cyane ndamuzi ndambwira yo mwibeshye rero ko ibyo bintu bibaho na nyambara bimbwiye oya nuko nagira ngo nanyomuze nyambo asanga nyamba banabeshye oya ntabwo yakubeshye bo ninjye bimubwiye twarahuye ko ariko wenda ningira amahirwe kazagaruka sha uzamwaka namumfotorera nimero uzamufotora niyo uzamwereka nzamubwiye ni dore hano hari umuntu abonye musi mbimubwiye ndetse kase burane yakaza kumufotora nawe ntashobotse ukirika umuntu umufotora ari kumwe na nyamba ibyibuze hari yashaka ko yabyemera ariko ndamutse muye nawe azamuga ko ari umuntu basa binanga akazaza no kubasura wenda nawe hari umuntu rwose wampamagara arambwira ati nyamara hano ndi kumwe n'umuntu musi aravuga ati nabonye umuntu musa none nawe arabimubwira uwo muntu rwose yateze mutaraza aza kundeba ariko nabonye ari inzobe oya sun mama niyo nawe uri inzobe cyane yebe naraciye ariko cyane ari mwiza maze guciya rwose imyaka iri kuba myinshi n'akazi wenda rimwe n'imwe kakaba kenshi ariko uri inzobe cyane urakoze ive simbona usa nka Jojo cyangwa Nyamba turaganiriye rero nje kukureba ahubwo se mbwira iyo ngiyo za Kigali ukora y'ibiki Ngiye ncuruza ama computer n'amatelefone. Okay, ni mudasobwa. Kera bazitaga ordinateur. Niba ku kagari. Aha, hari abajya bawushyiramo indangamuntu namwe mujye gukoresha ku irembo. Yego. Hari uri Kigali uburiya uburamagana. Bani mu mujyi neza hariya mu mujyi neza. Mu mujyi w'i Kigali. Hafi yo kwa Makuza. Nyine aho ahantu bita ngo ni mu mujyi. Yewe byoroshye. Ive rero ndakurebye reka nyere tuzasubira naze kunywa amata sawa maniyo nzaza kuyanywa pe sawa sawa